papa ngo icyo yitwanyeje ahantu honyine wakubakira ahazaza ku isoko y'ubumenyi ari naho hari intwaro yahindura isi ni ku ishuri. Welcome to the future high school. Jessica Magicaire. Ku ishuri niho dukura inshuti, ibyishimo ndetse naho watugira abo tuzaba. Gusa si byo byonyine biberayo, baca umugani mu kinyarwanda ngo iyo utitwaye neza. Ku ishuri niho umukene n'umukene barya bimwe, bakambara bimwe, bakaryama kimwe ndetse bakogera hamwe ntawe uhenze undi. In high school we are all equal. Spirit of knowledge. Let's all get to By the way, namba gasakeza. nakagorotse. Nshaka gwaye. Oya, papa wanjye wakamvaniye muri Dubai. None urisimu. Cyane. Subuga ngo kaburangayira. Ni nk'ibihumbi 100 yonyine, naguswe n'ibyo muri Dubai biba bidahenze cyane. Sawa. Jessica Magicaire. Ninde kubwiye izina ryanjye? Ndisabye ku ikaye yawe. Oh, merci. Buri wese afite umugisha wiwe, reka kubigira ibyawe sora mutahe, menya neza ko nawigira ejo cyangwa ejo bundi wanyenera. Buri wese afite umugisha wiwe, reka kubigira ibyawe sora mutahe, menya neza ko nawigira. Namahoro ko ari akadukumenje gufata hano yasize hano ejo nkahita nsubira mu ishuri. Akazi ka kambanye kenshi nta kibazo reba susana uri agashira Ntarimo hano. amanga Sawa murakoze. mwayo kumubwire garuka ngubwire gatoya azimfashe gukora mu kanwa k'utu none se mwana ijyana ndabigana kandi neza se Imeze neza nta kibazo. hari amakuru nashobora no gusangiza buriya ntugire ngo nubwo wari wihuse buriya rero abana bigisha rero ikinyarwanda ndi kubona amasomo bari kuyatsinda cyane ariko ubushyira imbaraga nyinshi Niko bimeze umuntu agomba kugerageza cyane. bigatuma nanjye ngukunda cyane rero igira yakoze imyigeranye Oya master nta kibazo twaganira agasubira kwigisha abanyeshuri. ndabyumva rega abanyeshuri bigisha ni abacu kana uri wacu ese buriya nta kuntu twabigenza tukagira agashara kuko ndabona akazi ugakora neza Nta kibazo byaba ari byiza cyane. Icyo si ikibazo rega. inangigera ariko Oya wowe ubwo twaganira ngasubira kwigisha abanyeshuri. ndabyumva ibyo ngibyo buriya se ureba agasharo kaba gakeya buriya agasharo kakora no ku banimateri ndetse abandi barimu aho kuganira agasharo gafatika sibyo mwiriwe master. neza rimate Nari nzanye abana batatu bamwe baturutse ejo muri weekend nenje ubandikira bajya. agira vuba nzanira n'abari babandi Ni babandi bamwe baturutse muri weekend nibo nari nzanye. simukubanze nagira Kambarebe ngabanyaruka sawa urakoze sawa.
kubimenya nk'imwicaye imbere mu tubwi ikibazo mufite shefu ugomba ugenzura ibibazo bya classe yawe ko mufite ikibazo gikabije pe ubu ngubu hari n'abantu badafite amakaye y'ikinyarwanda kandi abizi neza ko muri ibibanza imyanya zirimo n'iyi yasigiye umwana w'agahanga anakaye yawe iri he sigindi kwikaraga se twagiye nizere ko mwese muri redi note ndazira buri wese imigana mwese ndako munabyibuka mubyibuka kandi hatuye twabagiye ku isaha ni imigani migufi ubwo wowe wanze utari migufi sawa prof bwarambuye ni ibisago nyamara muceceke ndabaza uwo nshaka kandi nze kumwese mubyibuka yavuye igihe sakuza wundikisha kandi zira ko namubyibuka nyice kimwe ngo nyice ahubwo wagiye ubase shari kandi kandi na Thomas ngo kambaza uwo mwicaranye perezida uriya ko mwicaranye cyane nshinze umwe ndasakara prof nanjye nyice se zice nyese ntabwo nka mugenzi wawe okay imbeba umuntu ungana nawe ese prof ungana ibyo bamubaza igisaku imbeba prof igihe igisubizo ni icyobo cyangwa igihumbi ariko wambwiye ngo nyice gikore wambwiye ngo nyice mujye mukura gikore wambwiye ngo nyice rekera ngo twagiye dukomeze Enoke na Fabrice bari muricarana muricarana cyane rwose ndabicaranyije ni prof Pascal nawe twicaranyije shefu ugomba kubatandukanya kandi se ikintu ugiye kubabaza mugiye kubinsubiza kandi neza cyane nabisubiza nta kibazo okay twagiye nyirabakangaza mu butayu uri kujya he intoki zo mu butayu nyirabakangaza arakubwiye ngo dutahe siko tubwire manu mwajye mose ako nawe shefu ntabwo wumvishe ikibazo abajije nyirabakangaza ngo mutahe mwicare hariya ariko prof nyamara twabonaga urakaye utajyanye n'indi mpamvu tubikoze mwajya bamuseke kandi waje urakaye reba nk'uburyo wasubije Thomuso nta kibazo mwana Anje, shabara abatipe baranshimisha mwahe. Njye ntabwo banshimisha mutumye tutiga ni abantu b'abakiranutsi gusa. Oya none Enoke we mana. Nuko bafollowing. Agenda ntabwo ariyo mpamvu nawe. Ega namenye amakuru kuko ndi Enoke. Subize gutangira. Hata mu Enoke ntabwo bivuze. Nanjye niko bivuze. Nawe uranaburije. abonye umwana ariko Wallahi. Ya Jessica turaziranye. Jessica Enoke urasa. sirakubyumira abana buri wese afite umugisha wiwe reka kubigira ibyawe sora umutahe menya neza ko nawigira ejo cyangwa ejo ubundi wanyenera buri wese afite umugisha wiwe reka kubigira ibyawe sora umutahe menya neza menya neza menya neza Nabikoze neza. twasoje ibintu byose byagiye ku murongo Okay, niwe ngi nashakaga. None umusohoka ariko ibyo bishati mujye mubitebeza. yego rwose Siziba mutajya mu gukora ibintu byose ntabwo tutari gukora imirimo Nga musohoke nari. Musohoke. Kandi murakoze. nawe akazi keza Muza kundeba ngira ikintu. ujye tera muri seri ya gatatu Nari akazi keza Ni karibu. Ane. Umeze ute kusidukiye hano ni? Ni karibu wowe wicare nawe. Uzindutse se babana bujye bakunani noneho. oya ntabwo wananiye ni akantu gatenje kuko bazabasubira mu ishuri Akana.
akaba ubwoko ki se kandi? ni ibintu bisanzwe nyine by'abantu bakuru nyine kandi bakuru bazaba bafuzana n'umuntu Bakuru kandi neza rero ubimbye wabona harimo n'ibindi bintu bindi nasi. nyine cyongeye kubaza bakuru bizi cyangwa se utabizi gusa ntabwo waba utabizi Bizi ndakubwira ariko bizana nabizi. Akundi. ni ikintu nshaka kubaza hari icyo uzi kuri master Master you Boniface. Boniface kumva. Ibintu by'imico bine bimuziho cyane. Imico bimwe Yesu. Ntabwo unsobanurira neza. umuntu kuba nayizi musinje unyuranye Gaburiya mico mibi buri wese aba afite imico mibi kuri we. Sinzi uko iyo uri gushaka kumva. nawe urayizi umuntu kuri reka Gatse kuvuga se ko buriya master hakuno ajya ashaka kugushurashuraho. nibyo ndi kuvuga Handi rero reka mubwire buriya neti rero urumva. Uretse ko wenda master nawe ni umunenga. Ntazi tuturira ko imitaburira namwe utakayifuza. Abagabo twese buriya ntabwo turi kimwego. Ako umuntu anakuriye ikintu kuri urimo Shamasta ujye neza kabisa. Niwisondetse warebye umwarimu kabisa. Ari bariko naye nzamufata. Sanjye nari nyibagiwe se nari njyanye ikiwe. Ndabona nyine urumva ijambo zibura neza jumva reka mutema Anje isange ko nayishyize ahangaha iri hehe? sasa wambaye ryari Mana yanjye nayikuyemo ngiye kuryama. ureba neza urayibona Anje katurebe. urabona atari yanjye Kumbase mwadufashije mugashaka isaha yanyu mutuje mukareka kutubangamira. Kumbase ariko Jessica kimwe kwirengagiza. Twibuke ko ejo Enoch yari yakunze isaha yawe. Ushatse kuvuga ko ari wayibye se? ase ubundi ubwo wariye wazanye ibiciro aho ngaho nka turi wasanga ngo ibicapati kwano byuzuye ubundi ugashaka izayo ufite inyungu neza murayibonye. Erega isaha n'uburi Enoch wayijyanye mwikivuna. Kirageza amana wishinja umuntu. Ikintu udafitiye gihamya ntukagishinja umuntu. Umva we pazo wongeye kuvuga Enoch ntabwo ari wanywaye isaha. Jessica karame Enoch yanayiba Anje Enoch ni umwana mwiza ntabwo yantwarira isaha. bwakomeza ushaka turebe Ariko mbanze ukunde Enoch. Gute wakumva ko atari kwibye isaha. Hari utuntu nari ngiye gukorana na Fabrice hariya muri desk nkahita njya kureba Patrick urumva niyo mpamvu mba ngomba kwihuta. Shaka kuvuze Fabrice ndibuka. Shaka kwigana nawe na Fabrice mani biranshimisha. Buriya cyane byataye mari muransetsa. Ariko ko mama mutabigaragaza ku maso ni ukuri vuga. Siko mani cyane hariya mani ako nyine mu kindi genza twicara imari. Mujye munagizamo mwimuke muze mudusura aho twicara. Ya nzajya nza mani tuganire nta kibazo. Ushaka gusa nyine kagasakanje nakabuze. Nigeze kubyumva nari mu kanya nari kuri toilette. Numva nigeze kubyumva nari ndavugaga ni Frank hagati ya Frank na James sinzi umuntu abivuze ko buriya Imana izagushumbusha kandi ntarebe. Oyasha erega karane kagufite papa yansigiye agiye gupfa niyo mpano ya nyuma yansigiye. Bisore ndumva we duhuje n'ibibazo nanjye mfite imyaka 7 nibwo nabuze umubyeyi umwe ariko nabyangaye Frank arahariho kumuza. Nawe wabuze umubyeyi? Namubuze mfite imyaka 7. Oh my gosh ndumva duhuje ibibazo kabisa. Reka rero reka nyaruke nibike wenda ubwo ngubwo twazongera tugahuza.
ya foto katurebe si uburyo yakanga no kwenyereka ni wa mukwikwiza sha impamvu rero ndeba ino foto cyane uyu mukobwa rwose yarambabaje bamwirukanye gusa uburyo amafoto tubivuga homework wayirangije ya ndi mibare turufa dusige mu rutonde washoje sugo kuki utambwiye ngo dukorane mani nakwanditse sibuze se cyane babiri nakwanditse ako mani nawe kuba wikoranye ntago ari byiza pe naribi nyine ibyo utazabikora nuko utaruhari kandi nta wundi muntu wabikorana atari wowe nako nyine umeze neza Enoke waje hano nkakubwira umeze neza ni sawa ni sawa kuba winjiye mu ishuri uri uwa nyuma ni ukubera iki hari utuntu arizagara nahuye nazo dore urumva ni ibibazo shagora winjira mu ishuri inyuma si ubu wageze hano umusanga ego ko ngenda zinduka rwose mwamuje gukora ikirashije niyo naba uwa nyuma ariko ngo nzinduke nyine uzinduka uje gukora icyaha ngomba kugira muri class hakiri kare nkakora ikindi muzasara muzira kwiga cyane mbaburira umva Enoke noneho rero ngibere kamembiretse ikintu kukubwira shobora ikigendanye n'ibiki ni ikintu nakamyenda kuguha agendanye n'iki subu gashingiye kuki kagenda gate okay nyine nari guhumiriza urakabona mumirize maguruke nica ngumene oya wowe gumumeze uko gusa nyine umirize mumirize ikiyeriho no guhumiriza gusa ako umirize ureba hano mumirize ndeba ayi wahumirije umirize Jessica uyikuye he muri baba